ntabwo integrité territoriale ari ibintu uzandika mu bipapuro ngo noneho ngo ugiye kubyina no kubyina domboro ngo uvuge ngo imipaka yawe ngo iri intangible. Iri intangible se gute wowe udashobora ufite n'ubushobozi bwo kuyirinda? Gusa iki gituma abantu babivuga nuko Kongo ni igihugu kinini. Ingira ngo na Olusegun Obasanjo ni umuntu uzi kiriya gihugu, ari mu ngabo zaje bwa mbere muri 61 zaje muri Kongo. Obasanjo yari jeune officier. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyaje bwa mbere rwose cyitwaga ONUC. Cyari ikintu cyiswe ngo ni Operation des Nations Unies au Congo. Abaje bwa mbere hagati ya 61 na 64 igihe cy'aba mercenaires, igihe cy'aba Moise Chombe, Le Morere, bari aba mercenaires bitwa ba mercenaires b'ababirigi bitwaga ngo ni ba Shikaram, Jean Shikaram, n'abafaransa bitwaga ba Bob Donald. Abo ngabo ni Kongo nta gitagize aba mercenaires. Le Marocains, le paracommando b'abanyamerika baraje kugira ngo bashobore kubakura hariya igihe cya Mobutu. Donc no kuvuga ngo na hantu hari habaye akajagari kuva icyo gihe, ariko ikigaragara cyo nuko iyo ureba uko bagabanyije iyo mipaka, iyo urebye abantu batuye Kinshasa cyangwa ukagenda ukajya muri za Equateur cyangwa ukajya muri za Katanga ukareba uko Kongo imeze, Obasanjo we yapropozaga yuko ni n'umuntu wagize n'uruhare muri ariya masezerano ya CNDP. Obasanjo we hari n'andi masezerano ya Sun City yo muri 2002-2003. Obasanjo we yanapropozaga ko kiriya gihugu gikwiye kugira systeme politique yitwa federalisme. Federalisme ni kuriya za Nigeria zimeze. Nigeria nayo ngira ngo umwanzuro wa federalisme bawugezemo mu gihe cya la guerre du Biafra. Nabyo urabyibuka 73 habaye ibintu biracika kuva 69 kugeza 73. La guerre du Biafra nayo yapfiriyemo abantu benshi cyane. Donc nukuvuga ko baravuga bati federalisme ni ikintu ukuvuga ngo muri systeme federale haba ibyo bita ububasha bufitwe na za gouvernement provinciaux, noneho akagira n'ububasha buri partage, noneho akagira n'ububasha federale. Iyo rero ureba abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abantu batuye hano mu burasirazuba bwa Kongo, iyo ukareba imico yabo, ukareba imibereho yabo, mode de vie niki, ukongera ukareba abantu batuye muri za Equateur hariya nyine bariya aho yo ba Tshisekedi bakomoka, muri za Kasai, muri za Katanga n'ahandi, ntabwo ubona abo bantu imico n'imibereho yabo arimo. So noneho rero bamwe bakavuga bati niyo mpamvu tunavuga tuti M23 nijya kunegosya ntabwo tuzi ikizashyira ku meza. Nibyo biri mu byo ishobora kuba yashyira ku meza. Ikindi cya kabiri nuko mu 2010 muribuka ishyaka ryitwa Espera icyo abantu babikanga iyo intangibilité de frontières. Sudani urayibuka icyubarwa n'aba Marshal ba Jafar Numeri. Sudani ibaho, uribuka umuntu witwa John Garang wari ufite ishyaka ryitwa Espera. Ngira ngo uyu Salva Kiir ngira ngo yari nka vice president we, uyu yari na commander w'ingabo rwose icyo gihe. Hanyuma icyo gihe uriya mugabo yari afite ikintu ngo cyitwa Sudanisme, yashakaga kuyobora Sudan ariko idacitsemo kabiri. Hanyuma uko yaje gupfa nabwo rwo n'urupfu rudasobanutse. Hanyuma nyuma yaho ndetse muri kajugujugu, yes voilà, noneho nyuma yaho nibwo mu 2010 Sudani yaje guhabwa ubwigenge, kubera yuko abo mu majyaruguru n'abarabu badiscriminaga abo mu majyepfo. Wasangaga no serumana y'abarabu ni n'abayisilamu muri Sudani y'amajyepfo hari higanje n'abakristo benshi kandi arabirabura. Izo difference zose zatumaga abantu bavuga bati bavoma petroli yanyu bakayijyana Khartoum. So murebe ukuntu ni gute tutabona igihugu ukwacyo. So birumvikana abanyamerika barabashyigikira muri icyo gihe. Ibyo ni ibintu bisaba za lobbying diplomatique zifite imbaraga nyinshi, ariko hari igihe kizagera ibintu binanirane. Nibyo baba bikanga kuko baravuga bati ya intangibilité de frontières kuki koko muri Kosovo byashobotse, muri biriya bice uribuka intambara OTAN igaba y'ibitero muri 99 igihe cya Slobodan Milosevic bishe abantu. Ngira ngo ni na suite ya ruriya rukiko rwashyizweho TPY ICTY rwari rufitanye isano n'urwarusha kuko procureur wabo yari umwe twagiye cya Karera del Ponte n'abandi. Donc no kuvuga ko byari suite y'ibyabereye hariya, no kuvuga ngo aho muri Baraka aho byarashobotse, muri Sudani birashoboka. Ibyo ngibyo rero biri mu byo nabo baba bikanga, nuko byikanga gusa
ariko ni n'ibintu byanashoboka kuko nakomeje kukubwira ngo iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo iracyafite amabanga itarahishura, iracyafite icyerekezo twese tutabona. Uyu munsi tuvuga ibihari, ariko ni ibintu bishoboka. Ariko kuba abantu bajya muri speculation bakavuga bati Kongo barashaka kuyicamo ibice, wenda bashobora kuvuga bati niba Rukivu Kivu Sud Kivu na Nord Kivu bibaye igihugu, no muri Katanga hepfo barivumbaganya tanya kuko kuva igihe cya Moise Chombe Katanga niyo yatangiye gushaka kuba igihugu kwacyo. So donc none uri icyo gihe ibyo bakabyikanga mu gihugu rero kire guverinable nka Kongo gifite umuyobozi umeze kuriya, umuyobozi kuko dukunda kuvuga ngo ikibazo cy'abanyekongo ni leadership yaho. So donc ngatekereza yuko rero ububirigi nanone u Rwanda nabivuze kuva 1994 ntabwo u Rwanda rwari rukiri mu byo bita zone d'influence y'ababirigi. Hari ibintu bita dans les relations internationales byo bita les zones d'influence. Les zones d'influence urabona ko nibi ngibi byo ku guhindura n'icyongereza ubwacyo cyabaye ikibazo kuko abantu twe twabaye hano tugakurira hano tukiga hano bakunda kuvuga ngo twize muri système belge. Donc ubwo ngubwo ni ukuvuga ko ibyo nabyo byabaye ikibazo. Nuvuga ngo u Rwanda kuva 94 ntabwo rukiri muri zone d'influence y'ababirigi. Niyo mpamvu navugaga ni byabaye gushinyiriza, wari umubano usa naho uhari cyangwa udahari, ndetse unareba tugiye no kureba n'ibyo badukangishaga n'inkunga z'ububirigi zari hafi ya ntazo. Kandi ejo bundi ngengera ngo uzi ko hari miliyoni 20 z'amayero zagenerwaga ingabo zayo muri Cabo Delgado zatangwaga na Union Européenne mu gihe cyo gufata icyo cyemezo ubushize ububirigi bwarifashe ariko bwanakoze lobbying yo kubirwanya. Nibwo bwarwanyije iyi MOU u Rwanda rwasinyanye na Union Européenne. Donc ni ukuvuga ko u Rwanda ububirigi bwarahagurutse bwiyemeza guhungabanya inyungu z'u Rwanda. Bityo rero nk'uko Dr Murefu yabivuze, kuba ububirigi hari ahantu bwajyaga, noneho twababwiye batese uramutse ubabwiye utese abangaba bo hari icyo mupfa, ubu tuzaba dushobora kwerekana ko hari icyo dupfa. Aba bantu twashanye umubano ntitukibana. Kuba rero umuntu kuko nakubwiye ngo relation diplomatique iyo ziriho, hari presumption yuko uwo muntu ari inshuti yawe, hari presumption yuko uwo muntu mufitanye imikoranire n'ubwubahane buri mituwere buri reciproque et vice versa, ko uwo muntu atabangamira inyungu zawe ko nawe utabangamirize. Donc nuko yazibangamiye ugaceceka ubwo wemeye ibyo akora, yazibangamiye ugaceceka uba wemeye ibyo akora, ari n'urubanza rwabaye ni nka wuntu. Kuko n'umuntu iyo bamugize umutangabuhamya mu rukiko ukagaragaza ko hari ikintu mupfa, ukagaragaza ko mwigeze kurwana, icyo gihe umucamanza arabyumva. Ariko iyo wabuze icyo mupfa, umuntu akaza agatanga ubuhamya bugushyirishamo kandi utarashoboye kugaragaza icyo mupfa, aho ngaho birakugora kwigobotora. U Rwanda rwafashe position, ndetse no muho ububirigi bwagiye bukwirakwiza amakuru atari meza ku Rwanda. Byageze aho ngaho hari umuprofesori muri kaminuza ya Oslo muri Norvege watubwiye ngo rega ibintu byo kuvuga ngo u Rwanda ati biriya Kongo ivuga ngo u Rwanda rwarayiteye, ati u Rwanda kurwana na Kongo ni nko kuba wazana ikipe uvanye somewhere from village, uvanye mu cyaro ahantu ukayizana gukina muri Champions League. Champions League y'Abongereza, iya Espagne ni iy'Abongereza bazi icyo aricyo. Nuko uyibaze kujya kuzana ikipe hari azarwe inkwavu ukayijyana koko muri Champions League. Iyo message yari ukuvuga ngo niba u Rwanda koko rwari kuba ruri muri Kongo, ntabwo ibintu biba bimeze uko bimeze uyu munsi. Ni nkawe yakavuze ati ntabwo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bwakagombye kuba bukiriho iyo rujyayo, kuko yaravuze ngo ni ukuzana ikipe uvanye ngo from village somewhere ngo ukayizana muri Champions League. U Rwanda rero nirwo yagereranyaga na Champions League, ikipe ivuye from village somewhere niyo yagereranyaga na Kongo. Arimo anavuga ati ntabwo u Rwanda uko turuzi n'igisirikare cyarwo ntabwo uyu munsi rwagombye kuba, ntabwo ibintu biba bimeze uko bimeze uyu munsi. Nyuma yo guhura kw'abakuru b'ibihugu byombi, mwe nk'abasesenguzi abantu bakwiye kwitwara bati bategereje Murefu abantu rwose bitangwe ebyiri. Ni ukuvuga ngo nk'uko nari natangiye mbivuga, kugira ngo ibiganiro bigere ku mwanzuro bitwara igihe, kuko hagomba kubanza kubaka icyizere. Kuriya guhura nagushyira mu buryo bumwe mu bundi buzagenda bugaragara bwo kubaka icyizere hagati
y'abafite abafitanye ikibazo muri iyi ntambara iri mu ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Kimwe n'ubu ngubu nka M23 iragenda irushaho no kugaragara yonyine. Dufata urugero nk'uhagarariye Loni yagiye i Kinshasa ajya guhura na M23. Dufata urugero nk'ubu ngubu rw'aba ngaba bahagarariye amadini bahuye bagiye i Kinshasa bazi Goma baza hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo nubwo Tshisekedi yakomeje gutsindagira M23 ku Rwanda ngo biboneke nk'aho ari ikintu kimwe, amahanga aragenda arushaho kubona yuko atari bamwe. Bashobora kuba bafite aho inyungu zihurira kubera yuko FDLR nka kimwe mu bibazo bihangayikishije u Rwanda nayo ibangamiye M23. Aho ngaho rero niho bahurira, ariko M23 ifite impamvu zayo zumvikana irimwo ishaka yuko iganira na Kongo. Ibyo ngibyo rero ndumva uko abantu nugutegereza bakareba aho bigana, ariko nkuko nabivuze intambara zirangira mu buryo bubiri, nuko umwe mu ntambara atsinda cyangwa bakumvikana. Bitware bate honorable nyuma ya Doha? nyuma ya Doha reka dutegereze twizeye nk'uko abantu bakunda kuvuga, ariko ntabwo nyuma ya Doha, kuko ubu buryo bwo gushaka ibisubizo burimo inzira nyinshi zihushanye, kuko hari abagerageza gushaka ibisubizo, hari n'abari ku muvuduko w'ibihano, kandi ibihano ntabwo bifasha abaganira. Icya kabiri, bari abantu muri M23 si n'ibihano byo kuve, harimo n'abakati banangareka bafite ibihano by'urupfu n'abamakenga. Hari abantu bakatiwe urwo gupfa na leta ya Kongo. None zurankatira urwo gupfa nurangiza umbwire ngo tuganire, ngewe ndakurasa mwirukano igihano cyawe cy'urupfu uzajye kukiburanira mu buhunze nawe. Kuko ikibazo kimwe kijyanye no kuvuga ngo ese uyu munsi turimo turareba aba bantu bazaganira, kuko niyo mpamvu navugaga ngo no kuganira nanone ibiganiro ntibiratangira.